Yes, welcome back to the smallest corner of the internet. So reka nizere ko aho muri mwese mukimeze neza. Bibaye saa 9:34 muri studio za Good Rage TV n'ikiganiro Just Leo Show kiba buri wa mbere ndetse na buri wa gatanu guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. Tugeze mu mwanya ngo tumaze kubabwira mwa tugiye kwakira umutumirwa wacu w'uyu munsi. Nanga ikiganiro gikora ngiye nyine mba ndi kumwe na Jennifer. Wewe. Bite? Nyimbo. Ni umukobwa mugenzi wa Amubonye. Iri mwakira muri ikaze. Ikaze ikiganiro cyacu cyatiriye. Mu buryo mwakiriye ngo ikaze. Sikuvuze nka minisitiri w'umugabo. Yatangira yibwira abanyarwanda. Murakoze. Nitwa Denyse. Ntabwo nyine abantu benshi banzi ariko bakeya banzi ku izina rya Denyse. Abandi bakozi nta rindi zina bakozi. Hari amazina menshi ngenda nkoresha bitewe n'aho ndi. Ariko nyine abenshi banzi ku izina rya Denyse. Okay, Denyse bite? Byiza. Severant. N'umunsi w'abakunda cyane umunsi w'abakunda. Tubwire ni umunsi w'abakundana ni umunsi w'abakundanye. Umunsi w'abakundana. Ni w'abakundana. Sibyo rata. Okay, Severant ni umunsi w'abakundana cyane umunsi w'abakundanye. Umunsi w'abakundana ni buri munsi. Niyo nuze mfite. Niyo ubwo n'abakundana. Ndadefend ibyanyu. Wowe wavuze ko ari umunsi w'abakundana. Yego. Uhera uvuga ko ari umunsi w'abakundana. Impamvu uvuga ko ari umunsi w'abakundana ntabwo gusa umunsi w'abakundanye ni ababa barakundanye bakaza gutandukana. Yego, Alex nyine, Alex. Oya, ntabwo ari umunsi w'aba Alex. Ni umunsi w'abagize ute? W'abakundana. Oya. None se ni gute bagira umunsi w'abakundana kandi buri munsi ari umunsi w'abakundana n'ubundi? Nyine abari gukundana kuri uwo munsi. Nose umuntu ukunda wamuha umunsi umwe mu mwaka? Uri special. Special what? Ni umunsi uri special. Buri munsi aba ari special ku muntu ukunda. Uba ugomba kumuzanira agashya ka buri munsi. Twe ntabwo netwe twabishyizeho. Ni umunsi w'abakundanye. Ibitekerezo by'abantu bigendera ku bintu bya ibitekerezo by'abantu benshi biravuga ko ari umunsi w'abakundanye. Okay, nakireka reka dusome muri bike hano dufite. Hari uwanditse hano yanditse aravuga ngo mwiriwe mutesi. Ngo Severante ni umunsi w'abakundana. Ntuze kurobana. W'abakundana. Merereye i Muhanga. Ariko nari mfite amajwi abiri imbere. Ugize rimwe. Rimwe nta kibazo. Undi yavuze ngo amazina nitwa Diane, mperereye mu karere ka Ngororero, umurenge wa Hindiro. Ngo numva bakunze kuvuga ko Severante ari umunsi w'abakundanye. Murakoze, ndabakunda cyane. Ni umunsi w'abakundanye. Ngize atatu mana we. Noneho hano hari undi watwandikiye. None iyo message zose uri gutaruka. Hari undi watwandikiye, undi gutarukana. Hari undi watwandikiye yandika ngo bitese. Ngo sare naramukunze. Yitwa Korodina. Korodina. Yitwa Korodina. Korodina. Korodina ndagukunda. Yanditse ngo mwiriwe neza, nitwa Korodina, mperereye i Nyamata. Severante ni umunsi w'abakundanye. Impamvu ari umunsi w'abakundanye ni uko hari ni umupasiteri n'umupadiri. We yanditse ngo umupasiteri. Yanditse ngo ni umunsi w'abakundanye. Hari umupasiteri witwa Valente yasingiye abakundanye ahita apfa. So rero Severante niyo mpamvu bavuga ko ari umunsi w'abakundanye. Ni wo munsi wo kwibukiraho uwo mupasiteri. Yego, ni umunsi wa mutagatifu Valente. Yego. Umunsi ni umutagatifu Valente. Undi yanditse ngo my name is Ali. Severante ni umunsi w'abakundanye.
ufite amajwi angahe? Ndimo. ariko guys Okay, reka tunabiveho. ntabwo nabyemera. Urahera uvuga ko utabyemera. guys njye ndemeye nese ko ibitekerezo byinshi ari by'abantu. Shyiraho amafaranga yanjye dukomeze ikiganiro. Guys, amafaranga yanjye rwose utumye bayarya. Utumye barya amafaranga yanjye. Yashyira? Nakubwiye ko nzakuguramo akantu k'icyatanu hano. Oya tukagiza ka 5 hasi. Okay. Tukagiza ka 5. Ndaza kuguha akantu k'icyatanu. Tukagiza ka 5. Nanjye wari uhari. Ariko muranyibye. Nanjye wari uhari. Message na. Guys, arayerekana ari kuri Nosayizi. Okay, so rero watubwiye ko witwa kwara abantu babyibagera nde urabizi izina ngo ndakukwita Denyse. Nivuge. Ya wirivuge. Okay, Denyse. Twaguye ikaze muri studio za Good Rich TV. Uyu munsi uri umukobwa. Uyu munsi niki abanyarwanda bakumenyeraho cyangwa se ahantu wigeze kugaragara ko uyu mwanya aba ari umwanya so ni Miss Spotlight ariko aba ari n'umwanya w'Imana. Uwo Ereka abanyarwanda nese hano ibyo seri. Guys, ariko abantu wanda Jay shako yahaye abantu ruswa n'abanyeme. Guys, sebarande n'umunsi w'abagira ikintu bakundana. Okay, nuko message zishobora kuba zitazumiwa. Okay, from Jennifer Hope. From Jennifer Hope. Uri kuyibona? Hari undi wanditse hano ngo njyewe mbona ngo amafaranga tayari yamaze. Amafaranga tayari yamaze kungira from Jennifer Hope. Ntabwo ari kubibona neza. Ariko so nibyo ngibi. Balance yawe ndayiboye. Sebarande n'umunsi w'abakundana. Jennifer ariko wahiye. Sebarande n'umunsi w'abakundana ariko baracyaza nakundi. Jay ariko afite nk'abantu bangahe. Jay watanze ruswa nabyizera. Okay. So, ariko it's okay, wantinze reka twakire Denyse. Twinjiye no mu kiganiro cyacu cy'amakuru tuberagaza. Denyse, nari mubajije abantu bari gukurira mu kiganiro nicyo bahita bakumenyeraho none. Abantu bari kundeba ese bamenyeraho. Okay, Denyse ni muntu ki? Denyse ni umukobwa. Wabucura inshwi usekeje bamwe bita crazy girl. Ngiye nari mbizi kuri bucura. Nabibonye kare. Abucura. Uraho nyine w'agasazi. None se ko mbona witonze. N'uyu ni bucura. No. Bucura zibiri zawe. Ngo zibiri. Ego, ariko nyine nanone ukunda kwisanzura cyane. Uri sociable. Ukunda abantu. Ubundi Denyse yasoje kwiga, aracyari kwiga. Umusore kwiga 2022. Asoje kwiga 2022. Ugisoza kwiga 2022. Ni mu gihe nyine cyagiye ugisoza uri kuvuga sakazi iki. Denyse yagiye yasoreje. Okay, nacho igihe cyose wasoje kwiga, igihe wamaze nyine kwa kundi nyine ugisoza kwiga uri kuvuga akazi nzagakura ese ndabyuka ndyame ese ndabyuka nkora ibintu byo mu rugo nyine ni iki kintu ugisoza kwiga watekereza gukumva ukavuga okay ndumva iki kintu ari cyo nzakora. Rero uhita unatubwira n'icyo wakoze. Yego. Njye kubera ko nisoza kwiga ntabwo nigeze ntekereza gukomeza kwiga kubera ko nabonaga kwiga nyine atari utuntu twajya. Nabonaga nari umuhanga ku buryo nyine navuga reka mbese nige kaminuza nige. Ntabwo nyine numvaga ko bindi. Gusa niyumvagamo ko ndamutse nsoje kwiga nkagira amahirwe yo kuba nashobora kwinjira nko mu bijyanye na filime nyine nkabasha kuba nakina nkumva nyine bindimo nkumva ndabikunze nkumva ko ngize ayo mahirwe nyine nabikora kandi bigakunda.
wari ufite kuri filime wari ufiteho wari ufiteho impano mu kuba wakatinga ego mu mashuri wigeze kuba wakina kuri filime ego ku ishuri nyine urabona amakuru haba habaye nk'ikirori runaka amatiyatire. filime ya mbere wakinnye ubwo birumvikana birashobora kuba hari igihe aba ari ku ishuri wakinnye role ku ishuri bwa mbere nyina twari twakinnye tiyatire igendanye na jenoside. nari wacitse ku icumu narakomeretse nyine narakomerekeye mu ntambara muri jenoside. Ukigera hanze ese ibyo wapreferaga ko wakina filime wabigezeho? ntabwo ndabigeraho nk'uko nyine mbyifuza ariko nyine bike gahoro gahoro nirwo rugendo. Ugeze hanze wakinnye muri iyo filime? filime ya mbere nakinnyemo yitwa Mukeba series. Mukeba? Yego. Witwaga nde? Denyse. Denyse n'ubundi. So wakinaga iyo role icyo gihe muri Mukeba? Nakinaga ndi umwana wo mu rugo ariko nyine papa wanjye shamane cyetse mu bubenzi. Papa yari inde? Jaba abenshi bamuzi ku izina rya shofi cyangwa polepole muri bamenye. Polepole adashobotse somaze shafi fata shafi udashobotse noneho umuhereza umwana udashobotse igitipe cy'igisorokona ikibyanga cy'igisoro niyo papa niyo wambyaye bwa mbere nyine muri filime. Yego. None se Denyse urumva waratubwiye ushaka kuba warasoje muri 2023 ni ryari watangiye gukina filime ubundi wabyinjiyemo gute mbere yuko uvuga ati ngiye gutangira filime wabyinjiyemo ryari wabyinjiyemo gute nyine ni izihe nzira wakoresheje kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe ukavuga ngo ngiye gukina filime ukabona like umunsi wa mbere ugiye kuri tele ugiye gukina ni ryari? muri uwo mwaka 2023 2023. Ni okay. Ndashaka nyine tubwire na nyine wabyinjiyemo gute wabigezemo gute ni izihe nzira byaciyemo ese byari byoroshye byaragukomereye? ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye gusa njyewe amahirwe nagize ntabwo nzi ko nyine ni ibintu nanjye byanunguye. ubundi njyewe iwacu nyine aho mvuka ni Gatsibo. Igakiro? Gatsibo. Gatsibo. noneho naravuze nti ntabwo nzacika intege ngiye kugenda kandi ibyo nifuza gukora nzabikora nigira amahirwe. naraje nigira umusisita w'umushuti wanjye nyine we wari usanzwe ahantu muri Kigali ndamugera turaganira ndavuga njye rero biriya bintu by'amafilime ndabikunda kandi mba numva bishoboye ngize amahirwe yo kubikora nabikora. aje ambwira ati hari umutipe w'inshuti yanjye nzi ati muri iyi minsi hari filime yenda gukora reka nze ndamukubariza amubaza we nyine ameze nk'aho ari we wivuga amubwira ati njyewe ati ndabishaka aramubwira ati okay ntari buzaze aramubwira ati ariko mfite sister wanjye mutoya ashaka kumumerekeza ati nta kibazo nawe uzamuzane. turagenda nyine ubwo n'ubundi yashaka kudukasitinga ngo atoremo abakinnyi azakoresha muri iyo filime yiwe. turagenda njyana n'uwo musista duhurirayo n'uwo mujama wakinnye ari papa wanjye duhurirayo n'undi musista umwe ari we wabanje gukina ari mukadata aradukasitinga noneho atungurwa no kubona uwo naje mperekeje nyine mbonamo impano kuruta uko wayimubonamo. aravuga ati ntabwo nitekerezaga ko waba umurenzeho kandi ari we wakuzanye. aranambwira ati ikindi ugize amahirwe nashakaga umukobwa uri muri iyo sura yawe nashaka umukobwa wirabura muto muto mbese nyine ibyo nashakaga nabibonye. aravuga ati okay genda nzaguhamagara ku munsi wa shooting uze gushotinga.
ndagenda ndicara ndituriza hashize iminsi njya kubona mesaje kuri WhatsApp ya plan shooting numva nyine birandenze numva mvuze ko ngira numva mvuze ko nigira neza Yesu we nuko nyine uwo muntu tipe iriya movie yitwa gute? ni ya yindi mu kiba series yego njye nshaka kubona amashafi shafi se ho biba ari imirwano gusa dushakira akantu shafi arimo niyo bari kwatinga ari papa byari sa urugendo urakomeza tubwire urugendo rwawe rwo kwinjira muri filime. ubwo nyine nagiye kuri seti urumva byari ubwa mbere aragiye ni ikintu cyariko nyine nkaba ndi wa muntu nyine wiyumvamo ko ibintu bishoboye nyine wiyaminiye ndagenda ndi kuri seti nyine urumva iyo ari ubwa mbere biba ari ngombwa ko bakwigisha buri kantu ariko nyine tumwe na tumwe bakabona ndatuzi kubera ko ndi wa muntu utagira isoni yiyaminiye noneho nungurwa no kubona ari njyewe ugiye kubyarwa na shafi ndanamubwira tugirira kuri seti ndamubwira ati shafi ndagufana ukina neza tugiye shafi ndamuzi inshuti yanjye sure ndamuzi noneho ruryoshye ndamuzi cyane shafi ngori ego hano mwari muri gukina na hano yari kubwira ngo iki hari kari agasenyi kavuye hariya nari niba wansanze nari musanze kuri hoteli teke namusanze ahantu kuri hoteli ari kumwe n'umutipe nari ngiye kureba kandi akaba yarambujije kuba yambonana n'umutipe cyaraziraga kugiye gusohokana n'abatipe uriya rero yari kumpangama ugeze hano utewuje kwenda iki uri mu biki ko nta gushakana n'abasore nyine ndi kwiexcuse biraho. Okay, mu rugendo rwa sinema watangiye niki uyu munsi gishobora gutuma ukomeza kugira ngo uzagere ku cyo ushaka? Ikintu cyashobora gutuma nakomeza nuko mbona ko nyine uko iminsi igenda ishira hari nyine ngenda mbona ko hari step yindi ngenda ngeraho bitewe n'ukuntu mbona abantu bamfata noneho hari igihe cyageze ngenda nawe ngiye nko kwitegera kabisi nagera nko muri bisi nkahuriramo n'abafana ambwira ati yo umukobwa wa shafi turagukunda turagufana ati se nawe utega bisi nabwira ati cyane none se ubundi amafaranga muri sinema biba bimeze gute koko utega bisi? Yego nyine amafaranga muri sinema biba bimeze gute? Hari abantu bakubona wicaye hano cyangwa se bakakubona muri izo filime bakumva ko hari urundi rwego uriho hejuru kandi koko uburyo biba bigaragara ko hari urundi rwego hakaba hariyo. So ni gute utega bisi? Filime nta kantu karimo. filime rero kugira ngo uvuge ngo harimo akantu gafatika kigira ngo filime ari iyawe kuko nk'ubu umbajije amafaranga nakoreye muri iriya filime mu kiba series pe ntabwo nanone yaba ari make kuko njye bamembaga ku munsi uko nakoze nyine bakayamereza ariko urumva amafaranga wafashe uwo munsi ntabwo nyine bavuga none hatari n'amafaranga menshi ku buryo wavuga ngo urizigama uragira ute nyine nta mafaranga menshi aba arimo pe keretse nyine ubaye filime ari nk'iyawe kuko narabibonaga ko filime twakinaga zararebwaga cyane. Ni iki uba utekereza kuba wakora filime yawe? kuko wakora filime yawe? Nabitekereza ariko nyine numva ko nyine mbonye ubushobozi ntabwo ndabona ubushobozi ku buryo nahita mvuga bisaba capital ingana gute? byaterwa n'urwego rwa filime ushaka. Yego nka miliyoni 2 zagutangiza 2 wazikoresha pe. Uyu munsi muri Sinema Nyarwanda ni ikihe kintu kirimo gishobora guca intege umuntu wayinjiyemo cyangwa ushaka kuyinjira?
ikintu cyaguca intege noneho kugira ubona ahantu nyine winjirira nyine kugira ngo ubone ahantu winjirira uvuga ati none hahangaha ndafatira izina ndamenyekana abantu bamenye biragoye pe biragoye ndi nacyo kintu nyine cyaguca intege sitiri nanjye naho ngeze ahangaha hari igihe kigera nyine nkumva nacitse intege nkumva nabiretse nkavuga ni ibi bintu mbivuyemo ubundi ibi bintu uko bitanshaka kubera iki ngiye mbishaka ariko nkavuga ni ntabwo nacika intege rero bisaba kutarambirwa ntucike intege ugakomeza bikanga ugakomeza nyine nta kurambirwa na Deni ugitangira kujya mu gukina filime mu rugo babyakiriye gute bakubwiye ni iki bakubwiye bakimenya ko ugiye gutangira gukina filime ubundi mu rugo kubera ko nababwiye ko ndi umwana wa bucura urumva nyine basaza banjye bakuru banjye bose nyine n'igihe baba bahangayikiye ariko buriya umuntu wa mbere umuntu tunavugana kenshi cyane ni mama wanjye mama rero narabimubwiye arambwira ati ni byiza ndabikunze ati ahubwo nugera aho mukinira wongere ukuntu biba bimeze nanjye ndeba mama wanjye rero ni umuntu nkunda nubaha naravuze nti ubwo anshyigikiye noneho agakubitaho n'aka kantu k'isengesho ndavuga ni ibintu ubwo mama binshyigikiyemo ngomba kubikora niwe mufana wa mbere ngira ubundi niwe wambwiraga ati komeza ati hano wabikoze neza ego usibye mama abavandimwe bo babyakiriye gute baragusapotinze cyangwa barakubwiye ibintu ugiye kujyamo wapi nawe tubyumva neza oya abavandimwe nabo baransapotinze bakambwira ati courage komeza hatana bizakunda ahubwo nyine ndaba inshuti zindi zo ku ruhande zambwiraga ati atubwo ugiye guhinduka ibintu bintu by'amafilime ni iby'ibirara ukigera muri filime waravuze ngo biriya bintu by'amafilime ni iby'ibirara ukigera muri filime kuko wasanze ibintu by'amafilime ari iby'abantu b'ibirara oya n'ubundi kisanzwe ari ikirara n'icyo wabonye muri filime utari usanzwe uzi wasanze muri filime ariko utari usanzwe uzi urabona nyine njye najyaga ndeba filime ariko simenye nyine ngo habaho gukatinga ngo bafashe bariya nyine ubwo numvaga abantu bose babafatira rimwe nyine natunguwe no kubona ngo bakatinze ngo bafashe nyine ukabona agace kamwe bagateranyije n'akandi ugasanga birahuye numvaga nyine ubwo ari ibintu bafatiye gutyo ari uruhererekane n'urugendo rungana gute kugira bagere ahantu wifuza kugera ko ngifite urugendo urumva ugereranyije nimba umuntu uvuye hano i Kigali agira Rusizi none ahangaha ahagaze Kicukiro wowe ugeze hehe nimba i Rusizi harya watubwiye ko mu rugo ari Gatsibo umuntu uvuye i Kigali ajya Gatsibo ubwo yego reka umuntu uvuye i Kigali ajya Nyagatare we ni rwo rugendo rwawe muri urwo rugendo ugeze hagana he waragiye ikibi no gukomeza ukicara hamwe ikibi nuko twari gusanga ukiri muri Kigali mu bakobwa bari muri Sinema Nyarwanda igitsina gore kiri muri Sinema Nyarwanda ninde ufatiraho icyitegererezo umusista witwa Tesi ndamukunda cyane kubera icyo ukunda Tesi ubundi uriya mu character wa Tesi niwe nibonamo niwe niyumvamo tu nyine ukuntu ari agasazi ari umuntu nyine ujijishije nawe ugira ubugambo nk'ubwato natwatingiraho gato ugiye kutwatingiraho gato nk'umuntu nyine uri gukina filime cyangwa akantu wakinnye cyangwa wakoze nawe ukakareba cyangwa abafana bawe cyangwa abantu bari hafi yawe bakavuga wawu wagakoze neza ubundi wiyumvamo iyi role
role ni nyinshi nyine ku bwanjye mba numva nta role n'imwe nashoboye. ugiye kubanza ukine ako Jennifer yaragusabye ubundi utunyinira n'akandi watwaye umugabo wa Jennifer aje kukwataka ugiye gukina ko yaragusabye ubundi unanyinira watwaye umugabo wa Jennifer yaje kukwataka akagusanga n'umugabo Jennifer yaransabye ako nawe ako wakinnye nawe wakayoboka ukavuga wawe kagakunda n'abantu abafana bawe abantu bari hafi yawe bakavuga hano bagakoze neza. hari aho nagiye nyine nagiye guhura n'umutipe nanone kuri hoteli papa araza aradusanga ariko muri acting nyine ariko kubanza bisobanura ariko nyine umutipe we yahise acika papa nyine abari byasanga njye sindiye barabarije Girago nabyara umwana ugaragura icyo please ariko urakina ibindi bitari byo kuvuga ngo ndabandi papa kirika nimba ndi bwicare gusa nkaba ndaho oya naye okay ugifata nkaho nabaye papa ariko ibyo wakubwiye icyo gihe nibyo namaze kukubwira ugiye kwakitinga nkaho ariko shambwira ibyo nkubwiye wowe uraza ufite amahane mbwira uti umuntu mwari kumwe hano ninde wageze hano gute ego nyine ntokinga ubwira nabi n'umujinya mwinshi kuva navuka ntabwo ndavuga nabi okay urambwiye ngo urazana umujinya umbaza ibibazo wageze hano ute wari uri kumwe nawe kandi noneho umuntu mwitandike gihe n'umukobwa uri umuntu umukobwa Deni wagize hano papa papa njye nabyara umukobwa usa nkaho ugira imico nk'iyawe ese kuse kuri gukira shirika nese kusetse reki Deni wambariye okay murasubira ahubwo dusubira ubwo narangije njye nagutunganyije acting ibyawe okay nako n'umuntu nanjye kureba komeza nyine urire komeza urire n'umuntu waruje kureba okay ratanga ukora kakandi yasabye nta kibazo nawe mwatake nyine ngende umugabo wa mwatake ege kotse urugendo actinga nk'umuntu yatwariye umugabo umuntu watwariye umugabo kandi wowe rinuza warabikora ntabyo mvuze ariko mvuze kuri inuza mani rero kunsekera mbwira ikikugenza ndi kwihuta niko muko maze iminsi numva bavuga ngo niwe watwaye umugabo wanjye nibyo cyangwa umugabo we naramutwaye ndi modoka ndi bisi ndi moto ndiki ariko abakobwa b'iki gihe sinzi ibyo mwigize ariko ukireba ukoresha no kungana ukabona ko ukiranye n'umugabo wanjye uriya mugabo namutwara n'iki uriya ni igiki ahubwo se we yakwemera kiriya ni igiki arakubeshya kiriya ni igiki sheri ninjye umugore w'isezerano itwarira madamu uyu mbeba ararenda turekeye Denyse ararenze mugatinga guys ararenze nuko abantu muri gutegura filime muri kureba ikiganiro cyacu just iyo mukurikiranye Good TV guys mu makazi iyo sister ararenze umuhereza akazi Denyse ugiye kutubwira ni izihe mbogamizi uracyari muri sinema n'ubu kuva uzitangiye ubona ziri muri sinema zishobora kuba zituma wenda umuntu watangiye sinema biba bigoye kuzamuka imbogamizi nyine zirimo imbogamizi zo zirimo nyinshi cyane imbogamizi ya mbere ni gukoresha ikimenyane nyine habamo ikimenyane cyane umuntu akavuga ati niba nzi runaka ubwo nyine niwe nzi niwe tuzakorana ubundi ntazi si ubwo nabamukoreshamo iki nyine
bagera cyangwa se umuntu akaguhereza umuntu we azi ariko nyine wowe akaba ataguhereza amahirwe ngo nawe umwiyereke nyine hakunda kuzamo ikintu kimenyane cyane kandi nanone hari n'izindi mbogamizi nk'abakobwa duhura nazo urabona nyine akenshi nk'iyo ariko sinyeka ko ari muri sinema gusa no mu bundi buzima busanzwe habamo ruswa yego uravuze ngo ubwo muri sinema habamo ruswa bakunda kubivuga abantu tujya twakira hano sometimes bakunda kubivuga ngo ni ibintu bikunda kuza koko wowe winjiyemo ugiye kubwira abanyarwanda ubabwiye koko ni ibyanya byo habamo ruswa habamo ruswa nyine muri sinema bikunze kuvugwa cyane bamwe bakabihakana bakavuga ikibazo ni bamwe bavuga ko ikibazo ari icy'umukinnyi ikibazo nyine atari cya boss ni wowe niko ubibona njyewe rero ruswa zibamo pe zibamo ariko ntabwo ari kuri bose n'ubundi abantu bateye bitandukanye ntabwo abantu bose bateye kimwe gusa ruswa zo zibamo ku bantu bamwe na bamwe kuko nanjye hari aho nagerageje gushaka kwinjirira nkabona nyine nkabona hakenewe ruswa nabona bidakunda ngahita mberereka ugahita berereka zaba iz'amafaranga zaba izindi ariko ziba zihari tugeze ku isaha ya 10:06 ikiganiro cyacu cyagombaga kurangira 10:00. Reka twibarize Jennifer akabazo bisa nk'aho ari cyane Jennifer ubona ko n'iryari wumva ko uzaba wageze i Nyagatare uri kubaza Denyse Denyse okay tugeze saa 10:06 muri studio za Good Reach TV reka nizere ko abanyarwanda mwese muri iki kiganiro just mumeze neza turi kumwe na Denyse n'umwe mu bahanga muri Sinema Nyarwanda umwe mu bana bakiri batoya bariko bakizamuka ndetse acting afite byamaze kubibona kimwe muri filime nyinshi zigiye zitandukanye Jennifer Denyse okay sir akujya mvuge cya kizina cyawe navuga Jennifer akujya mvuge cya kizina nawe Denyse ndima n'iryari watubwiye ko ugeze Kayonza ujya Nyagatare n'iryari uzaba wageze Nyagatare wumva ko wageze Nyagatare imbere hari imyaka ingahe ngo wageze Nyagatare nta myaka yari nashyiraho kubera ko navuga ko ibi ngibi ndimo ibi nyine bya filime ntabwo bigira igihe kuko nk'ubu ngubu ushobora kubona yenda narakinnye muri izo filime za mukina sibizi za sini y'icyaha narakinnye muri za serine ni filime zigera nko muri eshanu ntabwo uzi ukuntu bigenda hari igihe ushobora kubona havuyemo imwe irabositinze ugasanga nyine ingejeje ku rwego ntatekerezaga niyo mpamvu nyine mvuga ko nagomba kwicara nagomba gucika intege ngomba guhatana gusa nta gihe runaka nihaye mvuga ni isaha ku isaha okay mbere yuko dusoza nanone mu munota tumushimira abantu bagufashe ko bugeze aho uri uyu munsi yaba bagukurikiye n'abatagukurikiye utitaye kuri ibyo ariko abashimira uvuga ati yaramfashije gutya na gutya ndagushimira so abamencuringa nka batatu abantu nashimira bamfashije harimo boss wanjye nyine muri mukeba yitwa Dushime Imana Omari ndamukunda cyane Imana ituma umugisha ewana God bless you guys undi mama wanjye arankunda ndabizi aransengera nawe uramukunda nanjye ndamukunda cyane ndabizi ubu yenda arimo no kundeba mama ndagukunda ego undi muntu nashimira
hari umufana wanjye yenda ntabwo ari mu Rwanda niwe nyine watumye nkunda sinema cyane ku buryo yambonye muri iriya filime nababwiye mu kiba series arankunda pe yandikira boss aramubwira turiya mwana ndamukunda uzamuje nawe bamwita Leonora n'umumama ndamukunda cyane nawe yego gatagushime ko waje muri studio za Good Rich TV Jennifer twasoza twasoza ikiganiro turashimira abantu bose bakomeje gukurikirana ibiganiro bya Good Rich TV abantu bakurikirana ikiganiro cyacu Just Rio ni kuwa mbere kuwa gatanu kuva saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba twari turi kumwe n'umutumirwa wacu turagushimiye cyane wakoze kuza yego nandi kumwe na Jay Jennifer zongera kumvuga turi gusoza ikiganiro ese ubona ndi busoze gute ngasoza sho okay nitwa Jay Jennifer nazongera kumvuga so rero reka dushimire mwese twabanye muri iki kiganiro tubibutsa ko kuwa mbere ari akagaruka kuri iki kiganiro ko twizere ko weekend mugiye kwirya fresh nongera kwibutsa Good Rich Fitness Gym ni gym nziza cyane gym y'inyenyeri 5 ushaka gukora amasiporo ubuzima bwawe bukagenda neza kuko ni gym imwe ifite ibikoresho bigezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda utasanga ahandi so reka rero mbwira abanyarwanda bose mbere gutangira weekend ngwino muri Good Rich Fitness Gym ubundi winjire muri weekend umeze neza ndabashimira rero mwese twabanye muri iki kiganiro nshimira Jennifer twabanye muri iki kiganiro nshimira na Denyse twabanye Imana y'umugisha ndabakunda cyane peace out